gato. Waba wifuza kwiga cyangwa gukorera mu mahanga? Best Education Limited iragufasha kugera ku nzozi zawe. Best Education Limited iramenyesha ubyifuza wese uwarangije amashuri yisumbuye ko ibafitiye full scholarship, partial scholarship ndetse n'akazi mu bihugu bitandukanye harimo Canada, America, UK, Germany, Australia, Poland, China n'ibindi bihugu bitandukanye mu byiciro byose harimo diploma, bachelor's degree, master's degree ndetse na PhD. Turabibutsa ko turi intyoza mu gushaka visa z'ubwoko bwose mu gihe kitarambiranye. Byiyongeyeho tugira inama abanyeshuri mu guhitamo amasomo abanogeye. Umwihariko wacu dukurikirana abatugannye kugeza bamenyereye bakabona n'akazi mu bihugu baba bagiyemo. Wifuza serivisi zacu wasura urubuga rwacu arirwo wa cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 0788 86 06 52 cyangwa ukadusanga aho dukorera mu nyubako ya Chic floor ya mbere ku muryango B17. Best Education, Quality opportunity. Aya reka dutangire episode ya 9. Bimeze biteye ni genius. Ndaza kujyana rero kugira ngo dutegere n'ikiye tujyane mugenzi nawe wumva umugabo yita ku mwana we Sheni Chenge Yanga, umusore yiswe Sheni Chenge Yanga. Kurikira filime. Nkuko mwese mubizi njyewe Sheni Chenge Yanga nije mugabo uhagarara ku ijambo rye undi azi. Sishaka intonganya za buri kanya, yiriza ngo natinze gutaha. Oh no, sinatenguha amanika twarya nyagatigito, amajoro mu mihanda dukwepera mu kavumo. Ibaze ya ma baby dusinda na mutubari, uzayashaka zabagushije cyane gikwe niyo ndahiro. Izo shit zama wedi zitera umunaniro, nkorera kashi sinduhuka ariko nagikwe fite penda ryakwe cyane ariko ego ye nagikwe fite girlfriend kandi ndi bad boy sinadohoka ngo mbe snitch ku manika yanjye nagikwe ugura sesagura kandi wishe ntaririrwa. Iyi decision is fantastic, we no care about bitch no more. We fall for life, nuzana iby'imikino tura bang bang ariko iby'igikwe no. Reba manika yanjye nzengurutse nibeshye nkadohoka nacika genga. Mu bashaka tubaganirize munanirwe tubahekure. Iki gikwe ni iminanizo cyanyicira vibe cyanesha ibi byana ndimo vibinga. Nkorera kashi sinduhuka ariko nagikwe fite penda ryakwe cyane ariko ego ye nagikwe fite girlfriend kandi ndi bad boy sinadohoka ngo mbe snitch ku manika yanjye nagikwe. Ifungo burya sirwo rugo, icya mbere n'urukundo. Va muri urwo shira umwana mu mago jya mu rukiko. Nimba udakoze igikuri imbwa y'inkebebe kandi njye wagikoze mufata nk'idebe. Muri feke mfite adresse nkeneye save the date mugira umwete. Mwavuze ko mukennye mukasibaho mukareka amagambo adafite akamaro mukanga umugayo tugashaka low muri aka gakino mu ntero mubabaro. Nkorera kashi sinduhuka ariko nagikwe fite penda ryakwe cyane ariko ego ye nagikwe fite girlfriend kandi ndi bad boy sinadohoka ngo mbe